Muri kano kanya muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo winjizamo amafaranga ukoresheje telefone yawe. Niba telefone yawe iriho ama megabytes, iriho internet, ushobora kwibyaza umusaruro. Abantu benshi ntago barabimenya ibi ngibi. Gusa niba urimo kureba ino video, ubu nibyo tugiye kuvugaho. Tugiye kureba application ushyira muri telefone yawe ukinjiza amafaranga. Okay, reka dutangire. Murabona ko ndi muri telefone yanjye. Urafata telefone yawe uyifungure, ujye ahangaha kuri Play Store. Play Store ni application udownloadingiraho cyangwa se usangaho izindi application. Urasearchingamo application yitwa Paid Work. Urabyandika uko nguko mbyanditse. Paid Work. Application nababwiraga ukoresha ushyira muri telefone yawe ikakubyarira inyungu ni iyi ngiyi. Yitwa Paid Work Make Money. Ukomeje ukamanuka ukareba ibyayo mbere yuko uyidownloadinga, urabona ko yadownloadinzwe n'abantu miliyoni 5 nibo bayifite muri telefone yabo. Ibyo ikora twese turabizi ni gukorera amafaranga. Uyishyira muri telefone yawe ugakora ibyo ngiye kukwereka ukinjiza amafaranga. Murabona ko abantu bagenda bayiha utunyenyeri cyangwa se amarates agaragaza ko ino application ikora neza kandi ari application yizewe. Niba urimo kwikemanga ushobora gukora research ukabaza abantu, ugakoresha Google ukamenya ko yizewe. Njyewe ndayifite muri telefone yanjye, icyo usabwa ni ukwidownloadinga. Njyewe ndayifite, reka nyijyemo. Ikintu ukora umaze kuyigiramo nicyo ngiye kubereka. Uhita ukora registration, uriyandikisha kubera ko uba ukiri mushyashya. Uraza ukore ahangaha handitse ngo log in with Google. Ahangaha urakurikiza step nkuko ndimo kubereka. Ni ukuvuga ngo ugomba kureba ino video witonze kugira ngo hatagira ikintu kigucika. Murabona ko ngiye ndimo gukora log in. Ibi ngibi nawe uraza kubicamo. Barakwereka ibintu byinshi, how to start earning. Ushobora kugenda ukora next ukabona ibindi. Ino application niba uyishaka ushobora gukora link muri description, bitagusabye kujya kuri Play Store. Ni ukuvuga ngo link nayisize muri description, ushobora kuyikuramo then ugatangira gukoresha ino application. Murabona ko ngiye maze gukora registration. Nawe ibi ngibi uraza kubicamo, uratangira ahangaha, uratangira n'amafaranga ufite. Ngiye kukwereka uburyo ubonamo amafaranga, nkwereke n'uburyo ushobora kubikuza ayo mafaranga. Uramutse ukurikije ibi ngibi ndimo kukwereka, ukaza ahangaha kuri settings, ahangaha kuri settings ukamanuka, urabona ko harimo ibintu byinshi. Urabona ko harimo ushobora kugenda ugashyiramo nimero za telefone yawe, ugashyiramo amazina, email, ukagira ibyo ihindura. Ino application irakora mu Rwanda neza, abantu bose barayikoresha. Reka nkwereke ukuntu ukoreramo amafaranga. Uramutse uze kuri kano ka option ko mo hagati, hano mo hagati urabona ko batubwira ngo amapoint 100 bingana n'idolari rimwe. Idolari rimwe amapoint 100. Bino ni ibiki? Ngiye kukwereka. Ni ukuvuga ngo ukuntu ikora ni ugukorera amapoint angana n'amafaranga. Ni ukubita amapoint 100 bangana n'idolari rimwe. Uburyo tuyakoreramo nta bundi ni ukureba video tukazireba kuri ino application. Hanga bashyiramo video zamamaza z'ama ads. Ama ads murayazi, ni amavideo yamamaza. Iyo uyirebye winjiza amafaranga. Uraza ukore kuri kano kantu ka watch, nubwo katarimo kugaragara neza, harimo ibintu by'amatangazo. Urihangana uhakore kuri kano kantu ka watch. Murimo kuhabona ndimo kwakwereka. Ahangaha nuhakora barahita baguha itangazo. Urabona ko twakoze, reka dutegereze turebe. Bagiye gushyiramo akantu akavideo tukarebe maze twinjize amapoint. Ni ugutegereza gatoya bitewe na connection zawe nibwo yihuta. Ino nituyireba baraduha ni ukwireba amasegonda 30. Amasegonda 30. Take out your phone, download Lucky Wi-Fi. $100 cash bonus on the first day online. No need to withdraw cash. 100. Video irarangiye. Ni ukuvuga ngo iyo video irangiye bahita bakwereka kano ka notification, bakwereka ngo you watch the online video correctly and you received 1 point. Video turebye imwe iguha ipoint rimwe. Kandi twabonye ko amapoint 100 bingana n'idolari rimwe. Ni ukuvuga uti amafaranga baguha ntago ari amafaranga menshi. Ntago ari amafaranga bavuga uti
ubwo mbonye ahantu nkora amafaranga ngiye guhita ndeka akazi, aba ari amafaranga make cyane. Murabona ko amafaranga kuri balance agezeho. Iyo umaze kureba video ya advertisement yo kwamamaza, amafaranga ukoreye ahita yiyongera kuri balance. Ahangaha ushobora kugenda ubona analytic y'uburyo amafaranga ugenda ukorera azamuka, amafaranga wagiye winjiza ku munsi. Ni kuti nonaha dukoze account dukorera $0.01. Ibi ngibi rero nibyo ukora, ni ukureba video no gukora ibindi bintu bitandukanye nko gutumira abantu. So tukivuga ku gutumira abantu, uramusoje ugakora ahangaha ndimo kukwereka, urahita ubona hano hanse ngo type your referral code. Ibi ngibi rero ni ibiki? Ibi ngibi ni nk'amahirwe, ni uburyo ushobora kwandikamo code. Urabona ino code iri muri screen yawe cyangwa se ukareba muri description, harimo code. Iyo code referral code niyo ugiye kwandika mwahangaha ndimo kukwereka. Iyo referral code nuyandikamo urahita uhabwa amapoint y'ubuntu. Ni ukuvuga ati hari amafaranga y'ubuntu uhabwa kubera ko utumiwe n'umuntu. Ino ni system yitwa referral program, aho utumira umuntu cyangwa wowe ugatumirwa n'umuntu ugahabwa amafaranga y'ubuntu. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kureba video gusa. Usibye n'ubwo kureba video, twabonye ko hari ubwo gukina games no gusubiza ibibazo n'ibindi bintu nko guhaha online. Ushaka kubikuza uhita ugakora hanse ngo withdraw. Nk'urugero ushaka kubikuza amafaranga wakoreye, ukora kuri withdraw. Uburyo bwo kubikuza ni uburyo bubiri butandukanye. Bwa mbere no gukoresha banki. Ufite nka banki, wenda nk'urugero ufite Equity Bank cyangwa se ufite BK banki, waba ufite yose mu Rwanda, ushobora kuyikoresha ubikuza amafaranga wakoreye kuri ino application. Ino application irizewe 100%. Niba ubikeneye wenda kumenya ukuri kwa nyako, ni ugukora research, ugakora research kuri Google, ugakora uburyo ushoboye kugira ngo umenye niba ino app yizewe. Gusa ndakwizeza 100% ko yizewe. Uburyo bwa mbere nababwiraga ni ubwo gukoresha bank account ukabikuza amafaranga yawe, cyangwa se ugakoresha PayPal account. Abantu batazi gucreatinga account ya PayPal, hejuru murabona video ikwereka uburyo ukora PayPal account, ukaba wayikoresha nayo ushaka kubikuza amafaranga. Gusa ibyoroshye cyane, abantu benshi bafite bank, ushobora gukoresha bank yawe ugahita ubikuza amafaranga. Ako kanya amafaranga yawe bazahita bayakohereza. So rero niba wari usanzwe ukoresha ino application, ushobora kwandika muri comment ukatubwira uburyo wayibonye. Twarebaga rero uburyo bwo kureba video gusa, ushobora gukina games cyangwa ugakora survey, ugasubiza ibibazo ndetse ugahaha na online. Rero niba uri mushyashya, turagusaba kugira ngo ntugende udakoze subscribe.